twese muri rusange turindaye nta muntu utarindaya n'ukuri kw'Imana mwabahungu mwe nta kintu muba mugura gitera umwaku kijoga inyo kiranuka umusuwagege uwo utaratera umwaku uwo kitarahombe nako buriya abahungu reka ndeka kubarenganya abakobwa ni mwe bigori ubundi umbwira gute ko umuhungu uba muri ghetto ya Kenze ya 2025 yagutera akagutunga cyangwa akagufasha mbese mugisha ndandaya ariko buriya rekana nababwire utazabona njyewe mfura uvuga bino bintu ngo ndindaye twese muri rusange turindaye umuntu uwo ari we wese uzi ko aryamana n'umuntu ukumva batabana n'umugore n'umugabo mwese muba muri indaya nzi ikintu kiba gisekeje ibaza umuntu uza muri comment akavuga ngo wandayewe ngo gacike ngo akanuza ngo kagire gutya nyoko ngo kagire nginuza ngo yasko akabinuka njyewe mbyanditse niryamiye mu nzu yanjye mu rugo ukumva wowe ubyanditse wararanye n'abahungu uri mu nzu z'abahungu ubwo njye nawe dutandukaniye hanyuma se wowe uza muri comment ugatukana icyo gitutsi umuntu ngo nta discipline ugira ngo kagire gutyo nyoko ngo nyoko na nyoko njye nawe nyine ubwo dutandukaniye he cyangwa se tuje tugasoma ninde ufite discipline mwige kugira discipline mwige gusevinga mwabahungu mwe nta kintu muba mugura gitera umwaku kijoga inyo kiranuka umusuwagege uwo utaratera umwaku uwo kitarahombe nanone wa muhungu wereka nkubwire niba ukundana n'umuhungu n'umukobwa udashobora kwitegera ngo aza gusure siba namba uwo ntago ari umukobwa akukana umwana buriya umukobwa umukunda yakitegera akaza kukureba ntago ari wowe undi gute umutima aba yagukumbura bro beba ababebe amafaranga mamuyafite ariko nimuyarekura mukunda y'abandi mukundana nawe amezi 3 adashobora kwibwiriza ngo afate tike ye aza kureba nawe nta kintu kiba kiri reka fura naboshye abagombora ntabwo nabyemera kuko muba murasharinga niyo mpamvu muba mugomba gusharinga ibintu byose reka biriya bintu wamuhungu niba ufite viziyo yamuhereza atayagusabye urukumva ngo baby ngo wankoresheje imisatsi baby wankuriye amavuta uwo ni uwuhe mugore w'ikihe cyerekezo uzajya mu rugo udashoboye gukura amaboko mu mufuka ngo akore ategereje amafaranga y'umugabo rero ikintu kibabaza nuko uwo mukobwa uba uri guhamagara shiriwe ngo nkorera ibinkorera n'ibindi abamukorerwa n'abandi aho ngaho nta cyizere uba ugomba kugira ko mukundana mbaho ni ukuri nta rukundo rukibaho karira ibaze ko n'uwo muhungu wagutegeye nawe akubonamo ubu bw'akazi kandi wamuhaye n'umupuri wawe yawe umenaguye amazi agasubira avuga ati undi buriya agwane abakobwa bari aha none binikira yawe umenaguye oya nibyo urakumva aha n'ahantu umukobwa abera ikigoryi ibaze ukuntu akwaka tike ya tuke urukumva atazi wenda niyo yari kwitegera yari kuhagera akagukuraho nk'izo 5,000 cyangwa ni imibare buriya umukobwa ashobora kwitegera akaza yahagera akakubwira utubazo twe zibuze akahakura nka 20 cyangwa 10 ariko wamuhaye tike ntabwo abona nahe na mama wawe ubwawe warangije ishuri aragutara akubwira ngo jya kwihigira ubuzima uwo muhuye imihanda ahiga ubuzima ari mu kiyede nawe uhereza ikiyede nyine nayahe mafaranga arenze afite ayo ngayo ufite ku buryo umubwira ngo nkorera iki gikore nawe ufite amaboko akosha rata nanjye harigihe mba mbona rimwe na rimwe dukora ugasanga nizo amugani muguriye mu kiyede mwese murahembwa bine bingana